umugore yari afite umugabo ariko umugabo utaramwitagaho amafaranga yose akajyana mu bandi bagore kubera ubukene akajya yambara amakariso yamusaziyeho. umunsi w'umugabo we ari kumwe n'undi mugore bari gutembera bamunyuraho ntiyabamenya ariko baramukoma ikariso itigwa. ati mana yanjye we nibiki bimbayeho di ko batumye nambara ubusa. yari ateruye n'umwana areba ko nta muntu uri kumureba agiye kuzamura ikariso abona ikarita yo kubikuza hasi. noneho ibi nibikira iyi kariso se itumye nibonera ikarita yo kubikuza kono zino karita yanditseho amazina y'umugabo wanjye bigenze gute. arumirwa yibaza uko bigenze biramuyobera ngo guki umugabo wanjye witwa Janvier se noneho kandi iyi karita ye yigeze ahangaha ite yaba uriya mugabo se unyuzeho wari uri kumwe n'undi mugore ra. ati mana yanjye we ntago nabyemera pe ibintu ndi kubona ahangaha se burya ni kariso ndacyayambaye kurya sinayizamuye ubusanzwe ari kumvuna bari kugira ngo iki. nuko yafashe rero ikarita ayibika mu ikariso arangije arazamura ati nta n'imifuka mfite reka mbikanga. abari bamunyuzeho rero bataye ikarita nuko bagize mu iduka ry'imyenda bari baje gushopinga. ati turabasuje rwose abahangaha. umucuruzi ati rwose turabasuje namwe pe murakaza neza. umugore mushya arebye impeta aho ngaho iri kurabya iyi rwose ngomba kuyitwara pe. tumva rukundo rwanjye iyi mpeta iri kurabya niyo nshaka mbega impeta nziza. umugabo ati none se urayikunze se switi yifate pe. ubwo niyo mpamvu yari isigaye ahangaha rwose. ati rwose mva mabuja mucuruzi kazi muhe no mpeta ribi. uyu mugore nawe ni mwiza akwiriye ibyiza rwose ibyo yifuza byose ikarita yanjye irabyishyura kandi ikarita bayitaye. umucuruzi ati rwose nta kibazo nimuyifate. ati ino mpeta rero niyo yonyine ihenze kurusha izindi zirangaha zose kandi noneho ino mpeta igura amadolari 10,000 uyashyize mu manyarwanda ni hafi miliyoni 15. nuko yigeze kandi ati dore rwose switi ino mpeta urabona itambereye se iri kurabya rwose turayigura pe. umugabo ati rwose ariko rukundo rwanjye rero ino mpeta ni nziza ariko irahenze cyane ahubwo wenda wareba iyindi igura makeya munsi y'ingiyi. umugore ati nta kibazo noneho pe ndabyumvishe reka tugabanye. tumva mucuruzi kazi zaniriya nayo ndebe ndabona wagira ngo hari iyindi pe ishobora nawe kumbera nziza. nuko yagiye kuyizana umugore ahita afata yayindi ayishyira mu kanwa. atusheke shangenge kuyiba ino mpeta kabisa. umucuruzi kazi nuko yazanye iyindi rero umugore hanze amaze nayo kwambara neza ibyo yari afite abishugunya aho ngaho. nuko yaje ku iduka abona ryanditseho ngo nta mwana wemerewe kwinjira ahangaha. ati se noneho ko narengiye kwinjira ahangaha ngo ndebe niba ariho bari baje biragenda gutera ntago byashoboka rwose. ariko mwana wanjye kugusiga ahangaha pe nanjye njye kurebamo hari umugabo wanjye wihangane unegereza ahangaha. yemera gusiga uruhinja ku muhanda kugira ngo ajye kureba umugabo we karimo aho ngaho imbere. ati sha ntukambakambe kandi ngo have. uwo mugore yari umukene yiyambarira na bote rwose umugabo w'amafaranga yirirwa yajyana mu bandi bagore we ntamwiteho. ntawamenya icyo umugabo yamuzizaga kandi nawe yari umugore mwiza. buri rugo rwose ruba rufite ibibazo byarwo ariko nubwo byaba bihari ntago buri umugabo agomba gutererana umugore we cyane igihe umugore we nta bundi bushobozi afite. umucuruzi kazi nawe rero yarangije kureba impeta arayizana. ateze ari no mpeta iyi ngiyi se buriya ntiyakubera nziza nayo irahenze ariko nyine ntago ihenze nk'aya yindi. umugore mushya nuko yayirebye ati iyi ntago nayemera. umugabo ati ratumva switi reka tujye kureba n'imyenda hariya n'amakanzu rwose nayo ugure iyi mpeta zihorere. nuko bagiye. umucuruzi kazi ati none se ya mpeta umugore yari yambaye ko ntawe mwansubije bimeze gute mba ngomba kujya nyigaragaza ahangaha. umugabo ati none se umugore wanjye ko ntayacyambaye yayigusubije da. umugabo araza atera umucuruzi ubwoba ati wowe ugomba kuyishaka kandi ntukomeze kutwiyenzaho kubera ko nubikomeza turakwirukanisha ahangaha. ati twebwe turi abakiriya barenze we baba VIP bishyura neza. umucuruzi kazi ati rwose ndabyumva pe ntabwo ndakomeza kubiyenzaho nimugende rwose ahubwo ndaza kubikemura. nuko bagiye kandi impeta yo barayitwaye. umugore nawe nuko asize umwana aho ngaho arangije kandi afata n'ibyo yari atwaye mu mashashi abimushyira iruhande ariko agomba yinjire mu iduka nawe ajye kureba rwose ko umugabo we ari hari yamaze kwibonera n'ikarita y'umugabo we nawe agura ibyo ashaka. reka turebe uko byarangiye. abaje guhaha rero noneho bageze aho imyenda iri. umugabo ati ariko rukundo rwanjye kubera icyo wakoze biriya kuki watwaye impeta y'abandi. umugore ati none se wowe rukundo rwanjye wagiraga ngo mbigenze gute iyi mpeta n'ibihenze cyane kandi nkaba nayikunze udashobora no kuyigura. wumva ahubwo bura noneho ikarita yawe kubera ko ino mpeta ihenze cyane iraza kubasha kugura ibindi byinshi cyane. umugabo ati sha nibyo kabisa ufite igitekerezo gikomeye cyane uri umunyabwenge pe ahubwo tangira urebera amakanzu rwose nibwo turaza kuyigura aba ariyo twigurira. bakiri muri ibyo umugore nawe yarinjiye kandi niwe ufite ikarita. ati ndabasuje rwose umucuruzi kazi ati wowe se uri kunsuhuza yewe nawe ndagusuje pe ariko se kubera iki waje ahangaha ntabwo ukwiriye kwinjira ahangaha pe kuki winjiye ahangaha usa gutya se. umugore aturumva nyine umbabarire
ndashaka kugura nanjye ikanzu irenze cyane nziza, ndashaka ngiye guhindura style ntambara rwose nanjye nkagaragara neza, wumva rwose ndeka ngura imwe. Umucuruzi kaza ati oya rwose ntabwo nakwemerera kujya kureba amakanzu. Urabona ukuntu usa waba ufite amafaranga koko, izo sura z'abatindi urabona we zagura ikanzu muri iri duka, wumva nta mafaranga bafite kabisa, nta muntu ugenjera ahangaha wambaye nkawe. Umugore ati ngiye rero rwose nta mafaranga mfite pe, ariko ngiye mfite ibanga ahangaha. Akora mu ikariso, noneho umucuruzi kaza aravuga ati mana yanjye noneho se agiye kunyereka ibintu bye se, akora y'ikarita. Wayibonye se? Umucuruzi kaza arebye ikarita abona koko ni ikarita y'abakire. Ati se none no karita itabyishyura ibyo ushaka byose ra? Umucuruzi kaza ati none se no karita y'abakiriya b'aba VIP bazamo hano bimeze gute, wayikuye hehe? Ati yewe ndakwemereye pe, izi karita rwose n'iz'abakiriya bakunda kuzamo ahangaha. Umugore atangira kugenda amenya ibintu byose, ati yewe njera pe ugura ibyo ushaka. Nuko agiye kandi ati murakoze cyane, reka njye kureba agakanzu keza. Umugabo we ni Mari ari kumwe n'umugore mushya. Tugarutse ku mugabo rero yaragiye kumanurira amakanzu, abona yaba ari meza araza yahereza umugore, genda wigera yangaya pe ndabona rero yakubera. Umugore ati rwose niko yemeze sweet, urakoze cyane, aya makanzu ya rwose ndabona ari meza. Nuko kandi yagiye, umugabo nawe yajya kuba yicariye kugira ngo ategereze umugore wajye kwigera. Umugore nawe nuko yatambutse umugabo atamubonye, kandi nawe ajya kureba amakanzu. Iyi ngiyi se si yambirara na bote, iyi ngiyi yose si yambirara ariko umugore warabizi ko umugabo we ashobora kuba ari hari, kandi umucuruzi kaza amaze kubabwira ko iyi karita afite ari iy'abakiriya bakunda kuza muri iryo duka cyane. Uri kwigera arakomeza arigera, umugore mukuru nawe arakomeza ashakisha amakanzu, umugabo nawe yibera kuri telefone. Umugore kandi nuko yatambutse noneho n'amakanzu agiye kubona abona imbere ye hari umugabo we, ahita yikingaho gutyo. Umugabo arebye uyu mugozi we uri kugenda yihisha ku makanzu ni mugozi nyabakira, niyabyitaho nyamara ni umugore we, reka turebe iherezo. Nuko kandi yagiye nawe ajya kwigera, ariko noneho icyumba agiye kwigereramo cyegeranye neza n'icy'umugore mushya urimo arigira. Nuko yarangije kwigera kandi nuko yaje agakanzu keza, noneho gafite agakabutura hasi, agakanzu noneho kagufi cyane. Umugore ashyiramo na ya mpeta, ndabona mberewe pe. Nuko yasohotse rero kandi umugore wa mbere nawe yatangira kugenda ahengereza, reka mbarebe neza sha barabihe. Umugore akuramo impeta ayishyira mu mufuka w'agakanzu. Nuko yaje ati rukundo rwanjye wambonye se, uri kubona ndi gusa gute se muri aka gakanzu keza kagufi gatukura? Umugore arabireba, ariko njyewe nubwo wayikunze njye ntabwo ndi gukunda uko iri kungaragaraho pe. Umugabo ati nanjye niko bimeze, ubwo nyine kuva utayikunze nanjye ntabwo nayikunze, ariko ngiye nkunda ikanzu zimeze nk'iyo ngiyo, genda ushaka iyindi gukwiriye. Umugore arabyumva ko umugabo akunda ikanzu zimeze nk'izo. Umugore ati nibyo rwose mukunzi wanjye, reka ngende nyihindure. Nuko yagiye ayikuramo ashyiramo iy'umukara bari abona. Ati igikanzu umugabo wanjye aracyanze koko, akimanika hejuru. Umugore wa mbere agiye kubona abona ikanzu aho ngaho, tisha uyu ni umugisha kabisa, umugabo wanjye akunda mwene izi kanzu zose mwari mwazifashe, reka nanjye nyishyiremo nambona zankunda pe. Ati Imana ishimwe, iyi ni mano kabisa. Ati n'umugabo wanjye akunda amakanzu nk'aya ngaya, bishatse kuvuga ko nanjye ngomba kuyambara nkamwereka ko nshobora kuba mwiza igihe nanjye nakwambara ibyiza. Nuko kandi agakanzu yagashyizemo abagore babiri mu iduka rimwe n'umugabo umwe, kandi buri wese atazi iby'undi, uretse ko umugore mukuru we byose abizi biri kubera mu iduka. Yamaze gushyiramo agakanzu ati mbega yego sha mugabo wanjye Janvier ndamuzi kabisa, iyi kanzu azayikunda pe. Kuba se yaragiye mu bagore bashya, usibye ko atama amafaranga nanjye ngo niyiteho, ubundi uriya mugore njyandusha ubwiza. Ati reka ibi ngibi byose mbanze mbikureho nkwereke sha. Iyi misatsi arayitunganya neza, ibyo kwigira nk'umushumba bivamo. Ati rwose nasaga nk'igishumba, noneho reka nanjye mbe rwose umugore mwiza cyane, ndabizi ko araza kubikunda. Abagore bose burya ngo baba bazi abagabo babo ibyo bakunda, gusa kubera ubukene hari igihe byanga, bigatuma umugabo agenda akirebera abandi akibwira ko aribo beza, ariko burya n'umugore we aba ari mwiza igihe mu bindi rwose nta kintu atwaye. Niba umugore atanga amahoro, atanga urukundo, atanga icyubahiro, nta mpamvu yo kumusiga. Umuhanga umwe yaravuze ngo burya niba ukunda abakobwa b'abanyeshuri ngo ufata umugore we ngo mwambike iniforome rwose nawe azahita abarusha ubwiza. Umugore ati none se nditunganya ubundi gute, nta miruwari mfite, nta birungo mfite ngo nisige, yewe ndabona hari ibintu mbora byinshi pe, reka shaka utuntu twa makiyaje mbanza nishyireho rwose, sindabikura hihira. Ariko uyu mugore turi kumwe muri aka kumba kandi ubu ngubu ntago afite ibintu bya makiyaje ra, k'abagore tugenda twisiga buri kanya. Tishangiye gukora umutwe ahangaha kabisa. Nuko yagufatiye akantu bamanikaho imyenda, arangije arakagondagonda kugira ngo kabe karekare, aragahambura.
ati sha reka nkwereka ahangaha umukino. Yoherezayo, amaze kohereza habona ahantu isakoshi iri y'umugore, arangije ashyiramo arazamura. Umugore arimo arigera ntago azi ibiri kuba. Nuko kandi umugore noneho mukuru yiboneye ibyo kwimakiya ku bwenge, ibyo kwimakiya kabisa. Ndabibonye tu, wagize se ngo nubwo ngende umukene nabonye ibirungo ntago naba mwiza cyane, umugabo wanjye akankunda cyane. Umugabo yari yicariye hanze kuri telefone, ntabwo azi ko umugore we mukuru yinjiye mu iduka, ndetse n'umugore noneho mutoya nawe ntago azi ko hari undi mugore urimo. Bose barimo barigira beza kugira ngo umugabo aze kureba. Ibyo kwimakiya bisanzemo kandi nuko yatangiye rwose, reka mbanza agasatsi nkagire gutya, reka nisigeho iminwa mbanza rwose nyigire neza, nanjye reka gutanga akabizo karyoshye nabishobora. Nuko kandi bakomeje kwitunganya rwose, bagenda bahuza neza n'ibyo bambaye. Umugore nuko yari arangije rwose imisatsi neza arayisokoza, ibikoresho yari yabibonye, ati mbega noneho ndarenze pe, ndi gusa neza cyane birenze. Nuko yasohotse asanga umugabo aracyeye kuri telefone, nguwo yabaye mwiza cyane, ari kuri taye. Umugore yigira neza kurushaho, arangije arongera azingura imisatsi kugira ngo yihishe mu maso. Nuko yasohotse kandi ariko nawe ni mwiza kandi ateye neza, gusa umugabo we ntabwo abimenye. Umugabo yabonye noneho umugore wambaye ikanzu akunda, nuko yamurangariye. Nuko umugore kandi yitambukira neza, disi ni mwiza. Umugabo ati uriya mugore mwiza cyane se, noneho ko ndoza arenze uwo nari mfite wa kabiri, nawe wamutereta kabisa, reka njye kumwaka nomero. Umugore nuko yaje ku mucuruzikazi ati noneho inda yakarita rwose ukuriho amafaranga y'ino kanzu. Umucuruzikazi nuko yabyemeye rwose, ati ariko se noneho iyi karita ko nduzi amazina yiri hatara yawe biragenda gute? Umugore ati iyi karita se, iyi karita niyo umugabo wanjye riga, niba ushaka no kubira rwose dore indangamuntu yanjye urebe mu by'abasezeranye urahita umbonamo. Umugore ati nta kibazo pe. Uwo mugore mushya nawe nuko yakomeje kwitunganya rwose, ubwo makiyaje agomba kuzihindura akajyanisha n'ikanzu. Nuko yasohotse nawe asanga umugabo yakomeje kurangarira umugore yabonye wambaye agakanzu akunda urimo arishyura. Umugore wa kabiri aje abona umugabo yarangaye, ati wa muswa we Janvier bite byawe, ni gute ngewe nagufata uri muri tegereza abandi bagore, ni uwuhe mugore undenze kuri ino si yose? Ndabimenya kabisa. Ese impamvu ari kumureba nuko iriya kanzu ari wibereye cyane kundusha. Umugore yari yabaye mwiza cyane kuruta uwa kabiri, n'ikanzu umugabo akunda ari wibereye cyane. Umugore akomeza kurira ati mana yanjye we ntago nabyemera, ese ibyo namba ntago biguhagije koko? Ese ngubu niyo mpamvu none ugenda ujya mu bagore bose nubwo ufite amafaranga menshi cyane? Birambabaje cyane pe kuko ubona uri kureba abandi bagore kandi ngiye mbarenze. Umugabo atari ko buretse gusakuza, atari ko se nuko baberwa kundusha koko kandi bakaberwa n'amakanzu ukunda? Umugore yarateye neza naberwa cyane kuruta uwa kabiri. Umugabo atari ko tuza rwose camakiye. Umugore rero wa kabiri arakomeza arivumagura ati ibingibi ntago birarangira arangaha, ariko ngomba kugendura mugore wawe nawe nkahangana nawe, ndetse n'abagore bose uzabirebana nabo ngahangana nabo. Umugabo ati buretse tuza ariko. Umugore arakomeza aritonganya. Umugabo ati ahubwo mva rukundo rwanjye sibyo, buriya waretse tukajya mu mujyi tugashaka abantu babaga ibibuno n'amatako bakakugabanya ku buryo rwose uzajya wambara udukanzu nkunda tukakubera, ndabona aribwo waba usa neza pe. Umugore ati ibyo nibyo uri gushaka se? Ahubwo reka tugende dushaka iyindi myenda wenda minini, naho kujya kwibagisha byo numva bitoroshye pe. Nuko bagiye gushaka iyindi myenda kandi uwo mugore nawe yararangije kwishyura ibyo yari yaje yambaye, barabimupfunyikira n'ayandi makanzu baramupfunyikira. Nuko yagiye. Uwo mugore ni mwiza cyane. Umugabo aravuze ati rwose nawe wa mugore wanjye wa kabiri jya kwibagisha pe, usa n'uriya mbonye. Ariko impamvu yamucaga inyuma ntawayimenya. Nuko yageze hanze kandi abura umwana we, ati mana yanjye we mwana wanjye ari hehe none hose? Yakambakambye se, imodoka zamugonze se, bamwibye se, imbwa zamuriye se, bimeze gute? Ntago byashoboka pe. Mbega amakosa yanjye gusiga umwana wanjye ari hehe koko? Umupolisi yabonye umwana aho ngaho aramwifatira, aba ari kumuhoza, araza ati mva madamu we, uyu mwana se n'uwawera? Umugore ati yego rwose n'uwanjye pe, byari byancanze. Nuko umupolisi yamuhaye umwana we, arambwira ati ntabwo ugomba kujya usiga umwana ahangaha ku muryango, ariko ntabwo ari byo kuko ushobora guteza ibibazo bindi cyane birenze. Umugore ati rwose umbabarire, ati rwose ntabwo nzigera nongera kwemera ko nsiga umwana wanjye ngo ngiye mu iduka guhaha. Urumva nyine ngiye namusize ahangaha kubera ko nabonye ko iri duka ritajya ryemera ko hari umuntu winjiranamo umwana, kandi nanamaze kubona ko umugabo wanjye yinjiranyemo n'undi mugore mushya. Umucuruzikazi rero ati mana yanjye we, ese ya mpeta bimeze gutera? Atangira guhamagara ati rwose ubujura hano mu iduka bwabaye. Polisi aritaba ahita yinjira, byahuranye nuko ari hafi y'umuryango. Impeta yakomeje kuba impeta. Nuko kandi abakire noneho barahageze, amakanzu bafashe amashya
nshyashya. Umugabo ati rwose umva noneho umucuruzikazi, ubu ngubu rwose ndagira ngo twishyuze amafaranga yose ushaka, ibyo twafashe natwe nibyo twashakaga. Ati rwose mfite umugore mwiza ahangaha urenze usibye ko asigaje kuzajya kwibagisha ikibuno kikavaho, ariko ubundi ni mwiza ahandi hose. Umucuruzikazi ati rwose nta kibazo. Ati rwose ibintu muguze bihwanye n'amadolari 1000, noneho dolari 1000 ubwo ni nka miliyoni n'igice y'amanyarwanda. Umugabo atangira kwisakasaka ngo arebe ikarita, ariko icyo atazi ni uko yari yayitaye kandi uwayitoye akaba ari umugore we. Atangira kubaza umugore wa kabiri ati none se bimeze gute kandi ko numva ikarita yanjye ntari kuyibonera. Umugore ati komeza ushakishe pe, ngenzi ko rwose wari uyifite. Umucuruzikazi ati none se bimeze gute kandi umuntu wayikoresheje aramuzi. Umucuruzikazi ati rero nibagiye ko rwose na ya meta y'ibihumbi 10 natayishyuye, ubwo murishyura amadolari 11,000. Umugabo ati ariko twakubwiye ko twebwe nta meta yatwaye kandi ko tari bukomeze kudukurikirana. Yayibasabye baramukanga. Umugore bafuze ku meta yibuka ko yayishyize mu ikanzu itukura kandi umugabo akayanga, ashaka gusubira aho yayijugunye. Ati ntago byashoboka mana yanjye we. Abapolisi babarinjiye rwose. Umucuruzikazi waduhamagaye pe? Ati yego nabahamagaye, hano habaye ubujura bw'impeta, dore rwose no muri kamera ahangaha bari kugaragaza uwayibye uwo ari we. Bose barareba babona ukuntu umugore rwose yari ahagaze aho ngaho afite impeta, yarangiza akayikuramo agahita ayishyira mu kanwa, agahita afunga akantu bayibikamo, bakamuhereza n'iyindi akayireba. Ati iyi ngiyi ntabwo nyishaka. Nuko umugore kandi bahise bamufata, bati mwese turafashe shamu, yayibye uriba nayo ntibabivuga. Nuko babajyanye kandi batanishyuye, ibyo bari bagiye kuryoshyamo bihinduka igifungo. Umugabo ageze hanze ahasanga umugore we noneho yiyambariye na ka gakanzu ateruye n'umwana. Ati se noneho sheri wanjye we bimeze gute? Niko niwe wa mugore mwiza cyane nabonaga nkabwira uwo ndi gutereta ngo najye kwibagisha burya yowe, umugore w'igitangaza. Ati rwose mugore rukundo rwanjye mbabarira cyane, bagiye kunjyana muri gereza kandi nta kintu nakoze rwose, ndabizi ko wahoze unyitaho, wahoze ungirira neza, nanone mfasha bebe kunjyana. Umugore ati niko bimeze nyine, nahoze ngufasha kugeza igihe njye namenyeye ko uri umugabo nca inyuma, ko nduhira ubusa. Ati rwose ntabwo njye nakeka ukuntu uri umuntu udaha ibintu agaciro ukankorera ibingibi byose. Ntabwo niyitagaho simite no ku mwana kubera ubuzima bubi tuba tubayemo, kandi yari umwana wimba no kwitaho, ariko we ntabwo wigeze ubiha agaciro, n'umwana we ntabwo wigeze umwitaho. Urabizi ariko wa mugabo we bagukomesanye kabisa bakujyane muri gereza, ugomba kugenda kumvirayo rwose ibintu wagiye ukora ukumva kubihano. Ati rwose abapolisi ndabinginze ari umujyane neza neza. Umugabo ati ariko wakwihanganisha ari wanjye koko? Nuko kandi umugabo bamujyanye, uwo mugore n'umwana we basigara aho ngaho. Umugore wa kabiri nawe baramujyana kubera ko bibye impeta, nyamara impeta iri mu gakanzu. Umugore nuko yagiye guterura ibikapu bye, yumva hari akantu akaboko gakozeho kwitako. Ese aka kantu nagakira? Arebye asanga ni ya mpeta. Ati sibi n'ibiki kandi? Ese burya ya mpeta bari guhiga bibye yariri muri no kanzu? Ati burya wa mugore n'umujora pe. Ati si mwana wanjye nyijyane. Ati wa mwana we rero ntago ngiye na mpeta nayitwara kubera ko ngomba kukwigisha kugira indangagaciro, reka tuyisubize rwose mu iduka. Nuko no yinjiranye n'umwana kubera ko abazaniye imari yabo. Nyiri duka rero akaba noneho nawe yari umusore. Atuka umucuruzikazi ati ni gute bakwiba nta rusoni ugaceceka? Ati iriya mpeta nibwo butunzi dufite ahangaha, ukifata ukayandarika nta rusoni, iriya mpeta ntabwo ngiye nakwemera kuyibura. Umucuruzikazi rero ariko be nataye isoni byabaye be, nanjye nta basobanuro mbifitiye. Kiri muri ibyo ngibyo wa mugore arinjira ati se ni impeta muriho muravuga ngiyi pe? Impeta yanyu rwose yaguye mu biganza by'umuntu mwiza, ngiyi ndayizanye. Umucuruzikazi nuko yishimiye ati none byagenze gute? Wowe ko nakubonye ahangaha winjira umuntu w'umukene bikarangira usohotse uri umukire wihahiye gusa, iby'impeta kutigeze ubibaza yakugeze mu ntoki te? Ati ngero ndi gutekereza ko bariya bantu rwose bari baje ahangaha nibo bayibye kubera kino kanzu bigeze kuyigeraho. Ati ariko ngenda yibazaniye rwose nimuyakire. Umucuruzikazi ati rwose umva boss we, reba ya mpeta irabonetse, Imana ishimwe pe. Ati no mugore rwose n'uwizanye ni umugore w'umutima mwiza arakabyara. Boss arayifata ariko arebye umugore uyizanye asanga ni umukobwa bakundanye kera bakiri batoya, baza gutandukanwa n'imisi. Mugabo ati none se ni wowe ra? Ni wowe nzi twakundanye cyane? Ati yewe rwose ubugira neza bwawe ndabugushimiye cyane urakoze. Ati none se wowe byagenze gute? Ni wowe ndi kubona cyangwa? Sura ati niko bimeze tandi ngiye rwose wa wundi mwakundanye kera tukiri batoya. Ati urumva nyine no duka risigaye ari ibyanjye nuko naje kwishingira akaduka. Ati none se wowe byagenze gute? Waje gushinga urugo byakugendekeye gute? Kunoza ufite umwana? Ati rwose nta makuru nigeze nkumvaho kuva kera. Umugore ati nose ngewe nubwo hashize igihe kirekire ngewe urumva nakwibagirwa se? Urumva nyine naje gushingirwa rwose ariko ubu ngubu ntago ariko bikimeze. Umusore ati none se yewe
ubu rero ndongera ndakubonye nuko nkubonye ibintu byarazambye ariko rero ndumva ngiye bitanarangirira aho ngaho pe, twakongera tukabyutsa umubano wacu n'ubwo wabyaye. Ibyo se byatuma umuntu agukunza kwanga? Kugira ngo ngiye mbikwereke iyi nome turabizi ko ihenze cyane, ngiye kuyikwambika ngo uporopoze rwose ngo sabe twigire mu rukundo nk'uko twakundanaga kera. Ibintu bitungura umugore ahura n'umuntu bakundanye kera, aravuga ati kuva warashatse nabi umuntu mwashakanye akakwanga kandi njye narakuyikundiraga, reka twongere tubyutse umubano wacu. Uwo mwana nzamurera. Nuko kandi yamwambitse ya mpeta ihenze cyane. Nuko umugore wa kabiri ibyo yifuje byose yabibuze, ahubwo isi irikaraga ibigeza ku mugore wanzwe. Umugore ati none se ibintu urimo urankorera wowe ni ibiki kandi unyambitse impeta nta kintu ndanakubwira? Urabona ngiye wese nyine urushaka ko rwarananiye ariko runanira ntanabyaye. Umusore wabigenza ute koko? Umusore ati ibyo se ngiye nahoze ngukunda cyane kandi nzakomeza ngukunde n'abagukomokaho bose nzabakunda. Ati ngiye rwose ndagira nkubwire ko mfite ubushake bwo kugumana nawe kandi nkazibira papa w'umwana wabyaye, ngiye nzamurira n'abantu uzakurikizaho nuko kandi nzabarira. Umugore ati koko nibyo ko urumva uri kuntera ubwoba? Umusore ati niko bimeze, ngiye rwose ndi seriye. Ahubwo se urabyemera koko dukomezanye dusubukura urukundo rwacura? Umugore ati nanjye ndabyemeye, rega nuko n'umwana ari wari uri kumbuza, nanjye naragukunze cyane. Nuko kandi noneho guhemukirwa byatumye yihurira n'uwamukunze mbere, bituma yongera kwibonera ku rukundo rw'ukuri. Naho umugabo wari urimo asaba imbabazi kandi arahemutse, birangira azibuze ahubwo yisanga muri gereza. Reka tukubwire ko burya uko byagenda kose hari amakosa umuntu mukundana atazigera kubabarira. Ayo makosa nuyagwamo uzumva ku bihano byayo uko byagenda kose. Niba ari gereza uzayijyamo, niba ari uwita kurika azakurika, niba ari ukwanga azahita kwanga. Guca inyuma ni ikosa uwo mukundana atazigera kubabarira. Nutesha agaciro umukunzi wawe mu bandi mu ruhame nabwo ntazakubabarira. Nugaragaza ko wabeshye umukunzi wawe kuva kera, ntazarinda yifira atabikubabariye kubera ko uzaba waramuhinduye ikigoryi imyaka yose ishize. Umukunzi wawe nakubwira ko agukeneye ukamwangira, icyo yagukeneyemo cyose kandi cyazama amarangamutima ye ntabwo azigera bikubabarira. Numuhohotera ukamutuka ukamukubita ukamukomeretsa, nubwo mwagumana ntabwo azigera bikubabarira. Nuko umugabo kandi acaga inyuma umugore we amufasha yanga kumubabarira. Nuko kandi abonye amafaranga ubwiza bwe buragaragara, wamukunze amubonye aramwishimira. Nanga kandi agakuru k'urukundo karangiriye. Reka twibutse ko iyi ngiyi ari Ubuzima TV. Niba utarakanda subscribe wabikora nonaha. Bye bye naho utaha, turabakunda cyane.